Umugisha w'Imana mwene data udukurikiye uyu munsi twishimiye kubana nawe mu butumwa bwiza umwami amaze iminsi aduhata kubagezaho buvuga umugisha uturuka ku Uwiteka. Turi buze gusobanura umugisha icyo ari cyo, umugisha uturuka hehe, cyangwa kutabona umugisha bituruka kuki. Turifashisha rero nk'uko bisanzwe amagambo ari mu byanditswe, itangiriro igice cya 12 umurongo wa mbere. Haratubwira ngo Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu usige umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha, kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izaherwa umugisha. Imana ishimwe kandi ihabwe icyubahiro ko tumenya amakuru y'ibijyanye n'umugisha. Tumaze iminsi tubona abantu ku isi hose, abantu bafite imitungo, abantu bafite akazi, abantu bafite imiryango bakomokamo. Ibyo bintu byose ahanini bituruka ku mugisha uturuka ku Uwiteka, ariko hari n'indi migisha ituruka ku mwanzi, kuko Satani nawe hari ibyo atanga. Ariko nje kubabwira umugisha uturuka ku Uwiteka, wa wundi atajya yongeramo umubabaro. Imana ihabwe icyubahiro. Ubundi hari imigisha yo mu buryo butatu. Uzasanga rero hari uwo wabonye cyangwa hari uwabuze. Reka tubanze tuyisobanure. Umugisha wa mbere ni umugisha uturuka ku kumvira, ari nawo tugiye kubabwira uyu munsi. Umugisha uturuka ku kumvira Uwiteka, ariwo Aburahamu yasezeranyijwe akimara kuva ndetse no guhaguruka mu muryango w'iwabo, agasiga se, Tera n'ibigirwamana bya se. Hanyuma umugisha wa kabiri ni umugisha uturuka ku babyeyi. Umugisha uturuka ku babyeyi ni igihe uvutse ugasanga iwanyu bafite ukuntu babayeho, bafite ubushobozi bw'amafaranga, bafite ubushobozi bw'imitungo, bakagira ibyo bakuraga, ukagira ibintu bakuraho, yaba ubucuruzi, yaba amatungo, cyangwa se n'amashuri. Ibyo byose iyo usanze bafite ubwo bushobozi, ni ukuri iyo migisha y'ababyeyi ntabwo wayiburaho. n'iyo bapfuye bagusigira iyo gakondo y'uwo mutungo, ukaba ufite imigisha ituruka ku babyeyi. Aha rero nta muntu wakwishinga bitewe n'uko umuntu agira kavukire n'aho avuka ndetse n'igeno ry'Imana. Hanyuma iyo migisha rero siko abantu bose bayifite. Usanga hari imigisha abantu bagenda babona ku giti cyabo, ari nayo ngiye kuvuga. Umugisha twakwita umugisha w'umwingingano, umugisha wo kwishakishiriza. Ni hahandi uvuka ugasanga muri famiye iwanyu nta kintu gihari, nta kintu bafite, ukagerageza kwishakamo imbaraga, ugakora, ugashakisha, hanyuma Imana igahira amaboko yawe, hanyuma ukagira ikintu ugeraho. Uwo ni umugisha utaturutse ku babyeyi, ni umugisha wabonye kuko wakoze. Imana ihabwe icyubahiro. Kandi umugisha iyo ugiye kuza, imigisha yose ntishingira aho uvuka cyangwa aho uri cyangwa amashuri wize, ahubwo umugisha Imana itanga bavuga ko ari umugisha unagukurikirana no mu rubyaro rwawe. Hanyuma abanyarwanda bajya bavuga ngo umugisha ngo aho uciye hose uragukurikira. Ariko nje kubabwira uyu mugisha Imana itanga ugukurikira ari uko wawushatse cyangwa ari uko wawubonye. Ndaza kubaha urugero rw'umuntu umwe, ni Yakobo. Ubwo yari agiye atazi yajya, agiye gushaka ubuzima n'imibereho kuko yari afitanye ikibazo na mwene se, hanyuma ageze ahantu arasinzira yisegura ibuye. Ariko ngo aza kubona marayika aramukiranya, hanyuma aramubwira ati sinkure kuri utampaye umugisha. Nuko yari azi agaciro k'umugisha, kandi uyu mugisha Aburahamu yasezeranyijwe niwo mugisha wagiye kubamukomokaho, ariko abagiye bawubona ni abagiye bawusaba. Imana ihabwe icyubahiro. Ijambo ryatubwiye ngo nzaguhindura ubwoko bukomeye. Hari abantu ubu ngubu kubera Imana bakomeye ndetse batabashika no kunyeganyezwa kubera umugisha Imana yabahaye. Hari Imana yamubwiye ngo nzogeza izina ryawe. Hari abantu Imana yahaye izina rikomeye, izina rimenyekana, izina rishyizwe hejuru
kubw'umugisha wayo bigatuma bari abatunzi, bigatuma bazwi, bigatuma barafite icyo bagezeho kubera izina Imana yabubakiye. Imana ishimwe. Uyu munsi nze kukubwira ngo Uwiteka atakubakiye izina ngo aguhe umugisha ngo akogeze, ntago wakwiyogezana n'abantu bakogeza ngo bizakunde. Imana iramubwira ngo kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha. Nshuti y'umusaraba, nje kukubwira ngo uyu munsi niba ushaka umugisha uturuka ku Uwiteka, banza umenye umuntu wahawe umugisha n'Imana umwifuriza umugisha. Banza umenye umuntu ufite umugisha w'Imana umwifuriza umugisha. Uyu munsi ushobora kuba warabuze umugisha kubera ko utajya wifuriza abandi umugisha. Imana ikugire neza kandi ikurengere. Hanyuma rero iyo wahawe umugisha n'Imana, iyo abantu bakwifuriza umugisha babona umugisha. Imana ihabwa icyubahiro. Imana yongera kubwira Aburahamu ngo uzakuvuma nzamuvuma. Iyo umuntu yahawe umugisha n'Imana ntago avumika. Ibi ngibi ni umugisha wagenze ku Bisiraheli. Mwibuke ubwo bagendaga, hanyuma umugabo umwe Baraki akajya kubavuma, ntago byamukundiye, yari yohejwe ariko ntibyakunda. Baraki yoheje Baramu kuko yari afite uburyo n'ububasha bwo kubasha kuvuma, ntibyakunda. Hanyuma Baramu agerageje kubavuma biranga, ahubwo akabahesha umugisha. Iyo hawe umugisha n'Imana, ugerageze kukwifuriza ibibi, ahubwo ibyiza nibyo bikuzaho. Abagutongera ibyiza, Imana ihabwa icyubahiro. Arangije aravuga ngo ntago bavumika, bahawe umugisha n'Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Baraki, Imana iramubwira ngo uramenye Baraki we, uramenye ntugapfe kuvuma. Ntago abantu Imana yahawe umugisha bapfa kuvumika. Uyu ni umugisha Imana itanga. Rero twari turiho tubabwira, Imana ihabwa icyubahiro ko idusezeranyije umugisha muri uru rubyaro rwa Aburahamu. Hanyuma rero uru rubyaro rwa Aburahamu nirwo rugumya kugendwaho n'uyu mugisha. Kandi mwibuke ko Aburahamu yaje kwitwa sekuruza w'abizera. Ntago akiri sekuruza w'Abisiraheli gusa nk'akavukire, ahubwo Imana yamuhaye umugisha anaba sekuruza w'abizera kuko yumviye Imana. Imana yigeze kumugerageza igihe kimwe, imusaba gutamba umuhungu we Isaka, ari we yari afite wenyine. Hanyuma agerageje kujya kumutamba, Imana yohereza marayika iramubwira ngo mbonye yuko unyubaha, kwizera kwawe kurumviswe, igitambo kirabonetse. Imana ihabwa icyubahiro. Hanyuma rero Imana yaramugerageje ngo irebe kwizera kwe, imuhe umugisha. Hanyuma rero yaje gusezeranya umugisha natwe abamukomokaho. Ariko imigisha naje kukubwira uyu munsi ni umugisha uturuka ku kumvira. Uyu munsi niba wumviye ukumvira Uwiteka, uzagira ibyiza byo mu gihugu. Niba wumviye Uwiteka uzarama. Niba wumviye Uwiteka ufite ibyo uzageraho, kubera ko wagize umugisha wo kumvira. Imana yigeze kubwira Mose aho bagombaga guhurira ku musozi, ariko Mose akaba afite ikibazo cyo gushaka kureba Imana mu maso hayo. Hanyuma Imana iramubwira ngo kuko wangireho umugisha nkakumenya izina, n'icyo uvuze nacyo ndagikora. Nubwo itabimukoreye nk'uko yabibyifuzaga ngo imwerekeye mu maso hayo, yamubwiye ko uyibonye mu maso apfa, imubwira ko izamwereka mu bitugu. Imana uyu munsi niba uyigireho umugisha, Imana ikwiyereke, ikwereke ukuboko kwayo, ikwereke ibiganza byayo, ikwereke ubwiza bwayo, ndetse icyubahiro cyayo gica imbere yawe, hanyuma ubashe gutsinda. Iyo usomye mu Gutegeka kwa kabiri igice cya 28 uhereye ku murongo wa 2, hari imigisha igenda ku bantu kuko bumviye. Ni isezerano n'ubundi ry'Abisiraheli bamaze kubwirwa ngo nibamara kumvira iby'Imana ibategeka cyangwa ibasaba, hari imigisha izabazaho. Reka ukurikira wumve imigisha abantu bamwe bafite, hanyuma wumve iyo ariyo. Imana iravuga ngo ku murongo wa 2 ngo kandi iyi migisha yose izakuzaho ikugereho niwumvira Uwiteka Imana yawe. Iyo migisha rero ifite umubare, tugiye kumva iyo ariyo. Umugisha wa mbere, uzagirira umugisha mu mudugudu, uzawugirira no mu murima. Imana ishimwe ko umugisha wa mbere aho utuye, aho ukorera uyu munsi, hari umugisha wawe uhari kubera ko wumviye Uwiteka. Mu murima
uhinga cyangwa mu kazi ukora cyangwa mu byo ucuruza, hari umugisha urimo, kubera ko ari umugisha Imana yagusezeranyije. Niba uyu munsi warumviye Uwiteka ukaba uri umwuzukuru wa Aburahamu. Umurongo wa 4 aravuga ngo hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe, n'imyaka yo ku butaka bwawe, n'imbuto z'amatungo yawe, kororoka kw'inka zawe, n'uko imikumbi yawe. Imana ishimwe. Imana iravuze ngo hazagira umugisha imbuto zo mu nda yawe. Nshuti y'umusaraba, hari ukuntu uvuka mu muryango. Imana ntabwo itanga umugisha w'urubyaro ku bantu bose. Ndibuze gusobanura n'imigisha Imana igitanga, ndetse n'ubukwe burya n'umugisha nawe uturuka ku Uwiteka. Ntabwo abantu benshi bajya bakora ubukwe. Hari umugisha w'amashuri. Ntabwo abantu bose biga amashuri ngo bayarangize, kubera ko bose ntabwo babihabwa n'Imana. Hari n'abayarangiza kandi ntibabone umugisha wo kubona akazi keza. Ni ibintu Imana igenda ikora mu bwenge bwayo, ibikorana mu bugwaneza n'ubwenge burutaho. Nagiriwe umugisha yewe no kubyarwa n'ababyeyi, hanyuma batubyara turi abana babiri. Nibongera kugira umugisha wo kugira abandi bana babyara, ariko kubera uyu mugisha Imana yari yaravuze ngo uzagirira umugisha mu bazagukomokaho, naje kugira umugisha ndabyara abahungu n'abakobwa, ndetse na mushiki wanjye agira umugisha wo kubyara, abyara abakobwa ndetse afite n'umuhungu. Imana ihabwa icyubahiro rero. Iyi ni isezerano rijya rigenda ku bantu, rigakurikirana abantu ku babyeyi, rikazagera no ku bana babo. Imana ihabwa icyubahiro rero, kandi iyi migisha kuko nk'uko twayibwiwe nigomba kutugeraho. Amatungo rero, hari ukuntu umuntu ajya agira amatungo pe, umuntu akagira inka imwe ikabyara ikazororoka, akazakwiza abana be amatungo, ndetse akazaha n'abavandimwe n'inshuti n'abantu akunda, akaba yabagabira, kubera umugisha waturutse ku nka imwe gusa. Mu gihe wowe ushobora kugira inka imwe, ahubwo neje ikaba yarwaye, neje ikaba yagize ibibazo, kubera ko nta mugisha w'Uwiteka ubirimo. Hanyuma no mu mirima abantu bajya bagira umugisha, ugahinga imibyari ikera ibitoki byiza, ndetse ugahinga ibijumba, ugahinga amasaka, ugahinga imyumbati, hanyuma byose bikaza, kuko Imana yaguhaye isezerano ivuga ngo no mu cyibo uvugiramo nzagihaho umugisha, igitenga cyawe nzagishyiramo umugisha, n'icyansi cyawe nzagishyiramo umugisha. Ukabona urugo rufite amata, ukabona urugo ntirurwaza bwaki, kubera umugisha uturuka ku Uwiteka, nta kindi kintu bishingiyeho. Imana yahabwa icyubahiro. Hazagira rero umugisha imbuto zo mu nda yawe n'imyaka yo ku butaka. Ku murongo wa 5 haravuga ngo hazagira umugisha igitenga n'icyibo uvugiramo. Uwa 6 uzagira umugisha mu majya no mu maza. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu mugisha w'amajya n'amaza n'ubuzima ububayemo, nubwo urimo kwerekezamo cyangwa ahantu utuye, naho Imana isezeranya ko uzaba ngubu. Ngira ngo Aburahamu ibi byamubayeho amajya n'amaza, aho yari ahagurutse muri Uri y'Abakarudaya, Imana imuhaye isezerano ryo kujya gutura muri Kanani. Nk'uko nawe Imana yaguhagurukije muri Kayonza, cyangwa muri Rwamagana, cyangwa muri Nyamasheke, cyangwa muri Ngororero, cyangwa muri Gatsibo, ikaguha umugisha ikuzanye mu mujyi wa Kigali. Sinzi akarere uturukamo, ariko Imana ivuze ngo nzaguha umugisha amajya n'amaza. Nuko nguko uzahaguruka iwanyu mu cyaro, Imana ikaza ikaguhera umugisha mu murwa mukuru, mu gihe iwanyu mu cyaro utari ufite n'inzara zo kwishima. Aya ni amajya n'amaza, aho uzava n'aho uzagera. Imana ihabwa icyubahiro. Niwo mugisha Imana isezeranya abayizera n'abazayikorera. Umurongo wa 7 aratubwira ngo Uwiteka azatuma ababisha bawe baguhagurukiye banesherezwa imbere yawe, bazaca mu nzira imwe bagusanganiye, ariko bazahunga baciye mu nzira 7. Imana ishimwe ko igikumira abanzi n'ibitero by'umwanzi, ndetse bikaza ari byinshi mu buryo utazi, yaba mu gicuku cya nijoro, yaba ku manywa y'ihangu, ndetse yaba mu mwijima cyangwa mu gihe cy'imvura cyangwa mu icuraburindi rindi, ariko Imana ikabakubitira kure, bakaguhunga baciye mu nzira 7, kuko wahawe umugisha n'Imana. Imana ishimwe. Iyo umuntu ari umunyamugisha, n'abamureba n'abamwumva babona yambaye igitinyiro cy'Imana. Uyu munsi ndakwifuriza ngo Imana ikwambike igitinyiro cyayo, Imana iguhe umugisha wayo mu byo ucuruza, mu kazi ufite, aho ukorera n'aho uvuka, kugira ngo abantu nibabona uri muri iyo ntebe wicaye muri ako kazi, babone ko ari umugisha Imana yaguhaye, batinye no kukwigaho, bajye bakujyanira n'inzara, ariko bahunge ndetse bagutinye. Imana ihabwa icyubahiro kandi Imana ishimwe. Imana ihe umugisha ubucuruzi bwawe, ibyo ukora byose, kuko hari abantu badukanye ibintu byo guteza abandi nyatsi ndetse n'ibindi by'umuvumo, ariko ntibishobora kugufata kuko wahawe umugisha n'Imana, kuko wubaha Imana.
Imana ihabwe icyubahiro ko nawe utsinze, Imana ihabwe icyubahiro ko nawe ubonye umugisha uturutse ku Uwiteka, nawe wapfa kwabura ibyo ukora ndetse n'ibyo wejeje. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Ku murongo wa 8 ngo Uwiteka azategeka umugisha kuba mu bigega byawe no mu byo ugerageza gukora byose. Imana ishimwe, ibyo ugerageza gukora Imana ibiha umugisha, kandi azaguhera umugisha mu gihugu Uwiteka Imana yawe iguha. Imana ishimwe ko Imana iguhere umugisha muri kino gihugu cy'u Rwanda Imana yaduhaye ngo tukibemo, ngo tugikoreremo umurimo w'Imana, ngo tukibyariremo, tucyororokereremo, ngo tugiheremo Imana umugisha, ngo tugiheshe icyubahiro. Kandi nawe usabwa ko Imana iguhera umugisha ahangaha. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro ko iguhaye umugisha kuri gakondo yawe, ihaye umugisha imbuto zo mu nda yawe. Imana ishimwe ko ihaye umugisha ibyo ukora. Imana ihimbazwe. Twabwiwe rero ko umugisha uturuka ku Uwiteka, Imana yiwutanze itongera mu mabaro. Hari abantu rero bafite imigisha idaturuka ku Uwiteka, ari hahandi bahabwa inzu cyangwa bagahabwa amamodoka ndetse bagahabwa n'ibindi bintu, ariko bitari umugisha w'Imana. Hanyuma ushobora kugenda ugasanga umuhanuzi cyangwa umwigisha akakubwira ngo Imana irambwiye ngo Imana iguhaye inzu, ngo Imana iguhaye imodoka. Imana ishobora kuvuga ayo magambo ngo iguhaye imodoka, jewe nanjye ikambwira ngo impaye umugisha. Jewe uhawe umugisha, umugisha wanjye ukazaba intsinzi, ukazanakomera kurusha wowe wahawe imodoka ukishima ngo uhawe imodoka cyangwa uhawe inzu. Kuko ejo iyo nzu ushobora kuyibona biciye mu buryo butandukanye. Ejo ukagira za keredi zikaba zateza cyamunara ya nzu, cyangwa ya modoka ikaba yakora impanuka, kuko ntabwo ari umugisha wahawe imodoka nyine. Nshuti y'umusaraba rero, ndagusabye kugira ngo uyu munsi ibyo ufite ubibyazemo umugisha w'Imana. Bwira Imana ngo mpumugisha, ndetse ukirane unamarane cyane kugira ngo umugisha w'Imana uboneke. Mwakire amagambo y'Imana. Dushima Imana rero ikwemereye umugisha amajya n'amaza. Dushima Imana ikoranye natwe, icyubahiro cy'Imana kigaragare. Amen.